nk'abantu bakumva ko nta kintu wakigezaho mama ntarabyumve mama ndamushimira cyane 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 ariko mama yanyitayeho ndamushimira no kuba ngeze aha ngaha niwe ahora gutera inkunga yo kuba wakomeza gukina filime nko ku bantu batiyumva abana bafite ubumuga abo nibo babivuga. Tubahaye ikaze nanone kuri Shalom 250 channel inyuraho ibiganiro bigiye bitandukanye, ubuhamya bw'abagiye batandukanye, ibihangange n'ibyamamare bigenda bibaganiriza. Uyu munsi rero turifuza kuganiriza umukobwa witwa Fabiola, aratuganiriza byinshi kubigendanye n'ubuzima bwiwe. Nongera kubibutsa yuko kandi niba ubonye ikiganiro kuri channel yacu, niba hari ubuhamya bukunyuze wibugumana wenyine, kora subscribe, ukore na comment kugira ngo bisangize n'abandi. Reka mbahe ikaze rero muganire n'uyu mukobwa wanyu muri kubona kuri screen, atangira twibwira. Nitwa Ndokubwa Fabiola, imyaka 10. Ufite imyaka 10. Fabiola tuguhaye ikaze kuri Shalom 250. Murakoze. Murakoze cyane nawe gushima. Hanyuma Fabiola, mu buzima bwawe busanzwe uri umwana w'imyaka 10, ndabizi ko wiga. Ese uri umwana wa kangahe mu bana bangahe mu rugo iwawe? Ndi umwana wa 5 mu bana 9. Mu bana 9 Fabiola aragenda abicyamamare. 2014 amakuru numva ko baguhaye igihembo muri Mashiriki ko ukina filime. Nibyo cyangwa nibyo? Nibyo. Iyo filime waba warakinyemo muri icyo gihe waba yibuka? Nibuka kampani ntago nibuka izina. Uribuka kampani gusa. Ufite nk'imyaka ingaho ugeranyije? 4 ugakina filime? Nakaraba. Hanyuma utubwiye wenda tukagaruka gato kuri iyo mikinire ya filime muri 2014. Ni ibintu byakomeje cyangwa wageze hagati urahagarika uza gukomeza? Warahagaritse? Aha, wongeye gukina filime ryari? Nongeye gukina filime muri 2019. 2019. Ariko nubundi uko gukina filime ntago byize bikubongamira wenda ngo ube wahagarika nk'ishuri? Ntago byize bibongamira. Hasi hari abandi bana mu buzima busanzwe wenda mujya muhura bakakubwira ko nabo bifuza gukina filime? Bifuza gukina filime bitewe nuko bakubonyemo wenda kandi uri umwana ngo wumve bibashimishije? Ntago jya bikubwira. nzi gukina gusa ariko ibindi ntago. Hanyuma Fabiola, umuntu agenda ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye cyane cyane muri ibintu bya showbiz no gukina amafilime, kuririmba se. Ese hari ibibazo wigeze ugira mu rugendo rwawe rwo gukina filime? Nk'ibihe? Nk'abantu bakumva ko nta kintu wakigezaho bakajya bavuga cyangwa ushoboye, bakavuga ngo iki kibonyemo iki. Kandi koko abantu benshi bajya babivuga bati se buriya ariyumva ate, so kwiyemera yishyize kuri ku karubanda, barabikubwiye? Ibyo ngibyo nko ku bantu nyine nko ku bantu batiyumva abana bafite ubumuga, abo nibo babivuga. Birababaje cyane. Urumva ko wa mugandi banamuca intege bavuga bati wenda uyu muntu afite ubumuga isarakina, ukumva ko bamuca intege. Byigeze wumva bikubabaje ku buryo wanava mu bintu bya filime? None se kubera iki ni wakomejwe n'iki kugira ngo ukomeze umwuga wawe? Uvuga uti ngewe ndabizi ko abantu batishimiye uko nyina filime, abantu batishimiye ko mfite ubumuga, ariko ngewe kubera ko mbikeneye kankomeze nyine. Ikintu cyaguhaye imbaraga zo gukomeza gukina filime ni nk'iki? Mama niwe waninyoye. Mama wawe yaguhaga imbaraga avuga ati mwana wanjye komeza, nubwo bize gutya bizagenda neza. Hanyuma Fabiola, ubu ngubu watubwira nk'amazina wenda ya filime zimwe na zimwe wakinyemo? Nk'iyihe wenda niyo wibuka yavuba? Ni menya, Wirinde. Imwe mujya mukina mwigishamo kuza ngumyororokere. Ese nyuma yo gukina muri Menya, Wirinde hari izindi filime uteganya kuganamo wenda baba baraguhamagaye? Ntazo baraguhamagara, ariko baguhamagaye wagenda. Abarumuna bawe se iyo muri kuganira ariko babizi ko uri umusitari uza muri ayo interview wakinye filime, uba ubona bameze gute? Babyishimiye
bumva nabo bakina filime komedi bagakora n'ibindi bintu byinshi. Fabiola, uyu munsi Shalom 250 yaguhamagaye ngo iganire nawe nk'umusitari. Ese iyo uhamagawe nka gutyo ukumva ko abantu bakugira icyizere, ubakumva ko hari ikintu waganiriza abanyarwanda bagukurikira, bagufana, banifuza kubona filime, ese uba wumva bikunejeje? Kubera iki se wumva bigushimishije? Ikintu gituma numva bishimishije nuko banyizeye bakumva ko hari icyo nashobora. Ati bakumva ko hari icyo nashobora, kandi koko nibyo, ukabaha message, ukabaha ikiganiro kugira ngo n'abandi bana bumvireho. Uyu munsi Fabiola, hari abana wenda bafite ubumuga ariko banze ishuri, akavuga ati ngewe wenda kuba najya ku ishuri abantu batanyiyumvamo, batagize gute, ntago ndi bugeyo. Ariko wowe ishuri ukarifata ukanaba n'umusitari, ibyo bibazo byose warabishyize ku ruhande, wabagira ihe nama? Nabagira inama yo gusubira ku ishuri bakiga kuko tize ntacyo wakigezaho. Batitaye kuri ibyo byo kuvuga ngo abantu ntago babiyumvamo, bakigira. Ese uyu munsi nk'umwana waza kugana akavuga ati Fabiola ndabizi ukina filime, ugira gute, kandi muri iyo filime ukinamo ukina ukiri mutoya, nanjye ko nifuza kubikina, wabonye ibi bintu by'amasinema ari ibintu byiza ku byo wagira inama undi mwana mungana ati ngwino bikine? Yego, hari izindi mpano nazazijyamo ariko nyine na filime yayizamo ntari namubwira. N'izihe mpano zindi se umuntu yajyamo? Nko kuririmba, kurapa, kuririmba indirimbo za gospel, gukina komedi n'izindi mpano. Ako se iriya komedi y'umuntu witwa Byakunuka ni we twabonyemo cyangwa ni abandi bantu nabo mwari musanzwe wenda mu bana bakinyemo? Njye na musaza wanjye ahanini twakinanye turi babiri na karumuna kacu gato. None se muracyakinamo? Ariko mwakinyemo nk'uduce twinshi muri icyo gihe yari ikiba? Aya tubiri batari dutatu. Mwakinyemo nyuma yuko uhawe kiriya gihembo cyangwa n'ubundi zakozwe mbere? Haciyeho nk'imyaka myinshi. Nk'imyaka myinshi? Ni nk'ejo bundi. Hanyuma ntabwo ari izo komedi gusa mwagaragayemo, hari n'indirimbo nigeze kubona amashusho asa naho murimo. Yari wowe cyangwa ni barumuna wawe? Ni barumuna banjye. Yitwa ngo iki se iyo ndirimbo ngo tuzayirebe? Ntacyo nzaho. None se kubera icyo utagiyemo? Ngiye baneguriye imivugo. Uzi kuvuga n'imivugo? Ubuse hari n'umuvugo wibuka ngo abantu bagukurikiye kuri Shalom 250 byibuze banishimira? Turagutunguye. Ariko no kuvuga ngo mu buzima busanzwe impano yo kuvuga imivugo nayo urayifite? Wigeze uririmbaho? Ngewe? Ni ukuvuga ngo barumuna bawe baririmba bakanaba bafite izindi impano, ariko nawe ukaba wavuga imivugo ukanakina filime, nibyo? Hanyuma Fabiola, uyu munsi nicyo ushimira mama wawe waguteye imbaraga zo kugira ngo kugeza isaha ubu ukiri muri filime? Mama narabyumve. Mama ndamushimira cyane cyane cyane, ariko mama yanyitayeho. Ndamushimira no kuba ngeze aha ngaha niwe. Ahora gutera inkunga yo kuba wakomeza gukina filime. Hanyuma uyu munsi uri gukina muri Menya Wirinde, ejo uzagera mu zindi filime. Ese izi filime zose umaze gukina hari nk'itandukano wabonye zigiye zifite? Nk'irihe? Urareba kera ntago nari nakamenyera gukina filime, nari mfite isoni zo gukina, ariko ndi gukina ubu ngubu baraninyuye, ndakina nisanzuye n'abo dukinana, n'indi filime yaza ntari binakina, ariko iyi ngiyi yatumye nitinyuka. Fabiola ati Menya Wirinde yatumye numva nitinyutse. Hanyuma usibye kuba warakinye filime, reka wenda tuve kuri industry ya filime tuze mu buzima busanzwe. Muri ubu buzima busanzwe iyo utagiye ku ishuri uri mu rugo nk'umwana uba uri gukora iki? Mu rugo agiye ndi gushaka utuntu nkora, ndi nko kuboha. Ubusozi gukubura?
mu rugo se ujya ukubura cyane rwose kandi umukobwa uri mu rugo z'abandi bagiye abandi bose bagiye ku ishuri ni wowe uriyo hanyuma nyuma yo gukubura se warangije no gukora imirimo no gukora etide ujya gusenga nsengera mu rugo usibye noneho ubuzima bwo ku ishuri usibye ubuzima bwo mu rusengero usibye ubuzima bwo kuza hano nk'umusitari mu biganiro bigiye bitandukanye abaturanyi abandi bana mu bana bagufata gute nta kibazo hanyuma Fabio tugana ku musozo hari abantu kugeza isaha bazi ko abantu bafite ubumuga nta kintu na kimwe bashobora kwigezaho kandi uyu munsi wowe Fabiola uraza ugakina muri Wirinde bakaguha amafaranga ukaza ukajya gukina muri byakunuka comedy bakakwishyura ukaza hano mu biganiro bigiye bitandukanye kandi byose ari ibintu bikwinjiriza amafaranga hari inama wabagira nabagira inama yuko ikintu ukoranye ubushake ukigeraho ubikunda cyane wabijyamo ukajya bikwinjiriza amafaranga yaba n'iyo myenda ukayigura ibintu byose mbese ukenera mu buzima byawe ukabigeraho hanyuma uyu munsi nibyo twababwiraga ko twari twaganiriye na Fabiola atubwira mu buzima busanzwe uko abayeho muri industry ya filime uko akina filime amashuri ye n'ibindi bigiye bitandukanye ntago ari ibi gusa kuri Shalom 250 niho muhura n'inkuru nyinshi zigiye zibaha udushya mutarabona nimuciko rero gukomeza gukora subscribe ndetse na comment na like ndetse munasharinga inkuru mamwe hasanze kugira ngo mukomeze kugira neza.